munsi twabateguriye ikiganiro ku Impano yawe TV. Uyu munsi twifuje kujya gusura umutumirwa wacu w'uyu munsi uri buze kutugezaho ikiganiro cy'uyu munsi. Reka tugende tujye kumureba rero, tumusange iwe mu rugo kugira ngo tuganire, atugezeho ubutumwa bwiza yaduteguriye bw'uyu munsi. Murabizi ni yacano yacu yahawe umugisha, ni Impano yawe TV. Mudukurikire muri benshi kandi mujye mwibuka no gukora subscribe. Ni Debora muramubona turahageze. Karibu hakaza neza. Zahne sashini natambuka ucara hariya. Nkuko twabibabwiye rero tukiri mu nzira tugenda aho twagiye turahageze ku mukozi w'Imana ugiye kutugezaho ikiganiro cy'uyu munsi. Ni ijambo yaduteguriye, n'ubutumwa bugomba kugera ku isi yose. Uyu munsi rero turishimye kandi turanezerewe, twibutse ko ari yacano yacu yahawe umugisha. Uyu munsi rero reka tumuhereze ikaze, tumuhereze n'umwanya arabanza atwibwira, yibwira namwe mwese mudukurikiye ku YouTube channel, kandi mwibuke gukora subscribe. Reka tuguhereze ikaze ku YouTube channel yacu kugira ngo utugezeho ubutumwa bwiza duteguriye uyu munsi. Mbaje kubasuhuza mwese abadukurikiye, abakurikiye ikiganiro Impano yawe TV, n'abakunzi bacu mwese mudukurikiranye. Tubahaye ikaze muri aka kanya kugira ngo mubane natwe ku biganiro tugiye kugirana namwe. Amazina yanjye rero bakabanyita Evangelist Mugisha Alphonse, kaba nkora umurimo w'Imana. Impano yanjye Imana yampaye ni ugukora umurimo wayo, ikindi n'umurimo w'ubuyobozi cyangwa bwa leta, nabyo ndumva izo mpano zombi ndazifite. Umukozi w'Imana amaze kubibwira, tugiye kumeza umwanya abagezeho ubutumwa yabateguriye bw'uyu munsi. Mukurikire kandi namwe babera impamba y'uyu munsi n'ikindi gihe cyose kizaza. Rero tumuhaye ikaze, nakomeze n'ubutumwa yaduteguriye bw'uyu munsi. Murakoze. Ariko munibuka kwambara neza agapfukamunwa, mwana intera, mukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, twubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze twiragize Imana kuko iba ntagize kugira ngo tube tutangiye iki kiganiro. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, turagushimiye igitondo cyiza uduhaye, turagushimiye ko ugira neza. Umugisha aba bose bagiye kudukurikirana, umugisha buri muntu wese ugiye kumva iri jambo tugiye kuganira. Data, ntiribe insigara cyicaro, ahubwo ribafashe muri byose. Dore ijambo ryawe riravuga ngo imvura iragwa igatosa ubutaka. Natwe iri jambo rigiye kuvuga reka rikore ku mitima ya buri muntu wese udukurikiranye mu izina rya Yesu. Icyo ducyaha ni imbaraga mbi zose z'umwanzi Satani zishobora kuturogoya muri iki kiganiro. Bana natwe muri byose, kandi mwami reka iki kiganiro kigirira umumaro buri muntu wese uduteze amatwi. Murakoze, icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe, gusabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze kuba munyakiriye kugira ngo tuganire ku butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Rwose iki gihe turimo nubwo kitoroshye, nubwo ari igihe kigoye, tuzi ko twahuye n'icyorezo cya COVID-19. Kuvuga umuntu yambaye n'agapfukamunwa ntabwo ari cyakora, reka wenda nkamanure kugira ngo mbashe kuvuga neza. Dufite iki kiganiro ubundi ni impano yawe. Impano zibaho ari nyinshi, ariko njye impano Imana yampaye ni ukwamamaza ubutumwa bwayo bwiza. Hanyuma rero wende ikiganiro tugiye kuganiraho ni ukuvuga ngo kuba muri Yesu. Iyo ufite Yesu uba ufite byose. Iyo ufite Yesu uba ufite byose. Uba ufite ubutunzi, ugira byonyine ubukijijwe, nta byaha gukora. Insanganyamatsiko tugiye kuganira ni ukuvuga ngo iyo uri muri Yesu uba ufite byose. Uba ufite ari ubutunzi urabugira. Tubona batubanjirije ba Abrahamu bari abatunzi cyane. Tubona ba
n'umwana we Isaka nawe yagize ubutunzi bwinshi. Rero iyo ufite Yesu, ndavuga iyo ufite Imana muri wowe, wubaha Imana ntacyo wiburana, kuko iravuga ngo tubanze dushake ubwami bwayo, ibindi byose tuzabyongerera. Kandi Imana hano ijambo ry'Imana riravuga ngo nkuko natangiye bivuga, ntabwo gukizwa ari ukuvuga ngo ni ukubabarirwa ibyaha gusa, ahubwo Imana itumara n'ubukene. Imana ivana umuntu ku gisuzuguriro. Rero niyo mpamvu tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 19. Reka nsabe ngeze wanjye asomere. Abafilipi 4:19 haragira hati, kandi Imana yanjye izaba mu rukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo uri muri Kristo Yesu. Imana itumara ubukene. So kuvuga ngo nkuko nabivuze ngo ni ukubabarirwa ibyaha gusa, ahubwo itumara n'ubukene. Salomo yasabye Imana ubwenge, ariko yamuhaye n'ubutunzi. Ubutunzi rero bukomoka ku Mana, nkuko ijambo ryayo ritubwiye neza. Ongera usubire aho ngaho mwumve neza. Ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose. Izabamara ubukene bwanyu bwose. Nkuko ubutunzi uretse aho ngaho, Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose. Wantuma ngure ko untumpe iki itike ingezi iyo ngomba. Niyo mpamvu rero nasabaga abadukurikiranye kugira ngo twubahe Imana, tuyubahishe, nayo izaduhe ibyayo. Izaduha ubutunzi, izatumara ubukene. Ntabwo wakina kandi ukorera Imana. Amen. Barivuga ngo ntabwo wakorera Imana ngo wikorere amaboko. Amen. Kandi nanone si ubukene gusa, ahubwo n'ubwenge nabwo iyo ukorera Imana, Imana iguha ubwenge. Nari ngwaye urugero kuri Salomo yubashye Imana, nako yakoreye Imana, yubaka inzu, yubaka urusengero rwayo. Imana birayinezeza, bikora ku mutima. Irangije avuga ngo nsaba icyo ushaka nanjye ndakiguha. Ubwo Salomo yasabye Imana ubwenge. Imana imuha ubwenge, ariko ntiyamuhaye ubwenge gusa, ahubwo yamuhaye n'ubutunzi. Mu bantu bagize imyambaro myiza cyane ku isi yose, Salomo yabaye uwa mbere. Salomo yagize ubutunzi, ntabwo yamuhaye ubwenge gusa, kuko yakoze ikishimishije Imana. Rero nshuti bavandimwe mudukurikiranye, twabasaba kugira ngo mwubahe Imana, ntacyo muzayibura. Nta muntu ukorera Imana ngo yikorere amaboko. Nta muntu ukorera Imana ngo agire icyo asabiriza. Imana ni Imana idukunda, kandi ikunda ko tuyikorera muri byose. Rero nkaba mbasaba kugira ngo twubahe Imana, hanyuma nayo izaduha ubwenge, kandi izaduha n'ibindi. Wenda reka wongere nsomere ijambo ry'Imana riri mu Bakolosayo igice cya 2 umurongo wa 3. Abakolosi 2 umurongo wa 3 baravuga ngo muri we nimo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Kumenya n'ubutunzi byose byahishwe muri Yesu. Nkuko natanye vanti kuba ufite Yesu byose ubu bifite. Rero urumva iyo ushaka ubwenge akira Yesu. Iyo ushaka ubutunzi akira Yesu. Icyo ushaka cyose n'amahoro akira Yesu. Haleluya. Hanyuma ndavuga ngo mureke twakire Kristo Yesu. Ushobora kumbaza ngo ni buryo ki twakwakira Kristo Yesu? Nukwakira ijambo rye muri wowe, cyangwa se wowe unteze amatwi ukaba wumvishe. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umaze kumva ni nabwo wizera. Wamara kwizera ukatuza akanwa kawe, ubundi ukababarirwa ibicumuro byawe byose. Hano nubwo Covid yabaye, ariko kubera njyewe ngo ni wowe mbwira, kubera ni radio yanjye, ariko yumvikana mu mudugudu hose. Havuga ubutumwa bwiza, abantu bakumva, abantu bagafashwa, abantu bakabohoka, kugira ngo njye no kuba umuyobozi w'umudugudu. Nuko abantu baravuze batereka twitorera uyu n'ubundi niwe uzajya aradusengera. Niwe uzajya dusengera, kuko abandi bambanjije kuba abayobozi bagiye babwira nabi abo bayobora. Ubundi impano yose, nkuko hano ari Impano yawe TV, burya ntabwo impano n'ukwihatiriza, ahubwo ni impano ituruka ku Mana. Ubwo rero nanjye bambonyemo impano yo kuba nabayobora neza. Iyo banyoboye umurimo w'Imana bumva ko nabo nagira gute nabayobora neza. Ubwo rero baravuga ati reka twitorera uyu nguyu niwe uzatuyobora neza.
kandi koko niko byabaye. Buriya abantu bakunda iyo ufite umutima w'impano Imana yaguhaye rwose uyobora abantu bayo neza. Mwakoze cyane rero gukurikira ibiganiro byacu Impano yawe TV yabateguriye uyu munsi. Mwumvisha ubutumwa bwiza umukozi w'Imana abagejejeho. Kuba muri Yesu ni ibintu byiza cyane, bikuru ubutunzi, biguha gutuza n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turabashimiye rero mwakomeje kubana natwe cyane. Murakoze cyane, mujye mukomeza mutube hafi, muduhereze inama n'ubwunganizi bwanyu bugiye butandukanye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nimba wakoze ikiganiro cyacu kora subscribe.